Blog Talk Radio. Ishakwe inshuti zacu turabasuhuje. Uyu munsi turi ku itariki 18 Mata umwaka wa 2020 duhuriye mu kiganiro isurura rya OneWeb, ni sosiyete yitwa OneWeb, tukerekana ko Kagame akomeje guhombya igihugu agisahura. Muri iki kiganiro rero turi kumwe na Dr Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Turi kumwe na Bwana Joseph Ngarambe, umuyobozi wa radio Ishakwe, akaba n'umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka. Nagira ngo mbanze numve niba twumvikana neza, kubera ko ubushize twari dufite ibibazo bya tekiniki. Nagira ngo mpere kuri Dr Theogene Rudasingwa numve niba twumvikana, nanamusuhuze. Urahora akomeye? Dr Theogene Rudasingwa, uranyumva neza? Reka nsuhuze Bwana Joseph Ngarambe, uranyumva neza? Ndakumva neza. 6 muri aho muracyahumeka? Komera, nizeye ko bya bibazo bya tekiniki ntabigihari. Urumva kugeza amagingo ya ntabyo ndumva bivuga neza kugeza ubu ngubu, kandi bitavuga neza uze ko mpita mbivuga. Sawa ahubwo guhita ukomeza. Muranyumva? Ndakumva neza. Turakumva neza. Komera. Murakomeye Joseph na 6 Komera. Muracyahumeka aho ngaho muri Amerika, ubwo mumerewe nabi. Nizere ko uza kubitubwiraho gato mbere ko dutangira kino kiganiro. COVID-19 tumereye nabi cyane, ngira ngo murakurikirana amakuru, ariko twe kwiririra namwe ntabwo biboroheye, ariko turaho ubwo tugifite umwuka. Reka dusuhuza abanyarwanda n'abakunzi ba radio, kandi tubifuriza gukurikirana ikiganiro neza. Komera Dr Theogene Rudasingwa. Joseph Ngarambe ntabwo asuhuje abatwumva. Urakoze cyane kumpa ijambo ngo usuhuze abakunzi ba radio Ishakwe, abanyarwanda bose ndetse n'abandi baturanyi bumva ikinyarwanda, bakaba ibiba mu Rwanda bibagiraho ingaruka kenshi nabo bifuza kubyumva. Abo bose rero ndabashuhuje kandi ndabifuriza kumererwa neza muri bino bihe bikomeye by'isi yose mu by'ukuri bya coronavirus. Ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Hanibutsa ko turi kumwe na Dr Theogene Rudasingwa na Bwana Joseph Ngarambe. Ikiganiro cy'uyu munsi ni isurura rya OneWeb, kwerekana ko Kagame akomeje guhombya igihugu agisahura. Isurura rya sosiyete yitwa OneWeb Perezida Paul Kagame yashoyemo amafaranga buhumyi, byongeye kwerekana ko imyumvire ye y'ishoramari ari macuri. Nta mishinga mpuzamahanga tuzi yashoyemo imari y'igihugu ikamuhira, byose biraserwakira cyangwa wa mugezi w'isuri usambira byose ukisiba. Uwo mutungo w'igihugu utangwa mu buryo budakurikije amategeko, inteko y'abadepite cyangwa n'abaminisitiri yishyiriyeho batabizi, ku buryo n'abanyamahanga babigiramo uruhare,
bakwiye kuzabiryozwa mu bihe biri imbere. Dr Theogene Rudasingwa yarayandikiye abayobozi bakuru ba banki y'isi, ubwo ni World Bank, ikigega nshoramari mpuzamahanga IMF na banki ya Afurika itsura amajyambere ADB, abereka ibimenyetso by'ukuntu ibigo mpuzamahanga bayobora biriho bihemukira u Rwanda n'abanyarwanda. Ntibyumvikana kubona ibyo bigo bishimagiza Perezida Kagame kandi ari ruharwa mu gusahura igihugu no gucunga nabi umutungo wacyo, kuko tuza kubitangira ibimenyetso muri iki kiganiro. Turasesengura uburyo isura rya OneWeb ari kimwe mu bihishura uko abatekamutwe mpuzamahanga bogera uburimiro ku Rwanda kubera umuperezida ucuruza igihugu cye yishakira inyungu ze n'iz'umuryango we gusa. Ibyo bigo nshoramari mpuzamahanga bifite uruhare rubabaje muri uko guhombya igihugu. Iki kiganiro nk'uko nabivuze murakigezwaho na Dr Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, hamwe na Joseph Ngarambe, umuyobozi wa radiyo Ishakwe, akaba n'umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka. Navuze nyine ko iki kiganiro kuri uyu munsi ari ku wa gatandatu itariki 18 Mata umwaka wa 2020, turi kuri radiyo Ishakwe. Maze kubaha incamake cyangwa se umusogongero w'iki kiganiro, ariko mbere y'uko tujya kubiganiraho nagira ngo tubanze nk'uko tumaze kubimenyereza abatwumva, kandi na ngombwa muri iki gihe gikomeye cyane ku isi yose, ko tubanza kureba ikibazo cya corona ku isi mu magambo avunaguye, duhereye ku ngero yenda z'aho tuba, aho dutuye, noneho tukabona kujya mu kiganiro nyamukuru. Nagira ngo mpere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr Theogene Rudasingwa, tubwire byifashe bite aho ngaho? Murakoze Sixbert. Byifashe nabi cyane kuko ubu uyu munsi, ubwo nahoze umaze kubivuga ko turi bubitangireho, njya kugerageza gushaka imibare, kuko uko biba bimeze, uko byari bimeze nimugoroba amakuru naherukaga bihora byiyongera imibare myinshi. Ubu rero tumaze kugeza ku bantu 700,000 hano muri Amerika byanduye iyo virusi. Ubu tumaze gupfusha abantu 37,000, so 700,000 abanduye, hanyuma 37,000 abantu bamaze gupfa. No kuvuga uyu munsi ubwo ejo imibare izaba yahindutse cyane. Ikindi cyo ndavuga ni uko ingaruka z'iki cyorezo ko zikomeye cyane. Ubu ngubu mu byumweru bitatu hari abantu 22,000,000 babaye abashomeri, babuze akazi. Mbese ubu hari imirongo miremire cyane y'abantu bategereje ibyo kurya, gufata iposho ry'ibyo kurya. Nta muntu wagatekereje ko igihugu cy'igikire nk'iki ngiki kingana gitya, gifite ubukire bukomeye cyane, ko nabo bazagera igihe cyaho abantu bangana batya mu gihe gito cyane, mu gihe kigufi cyane, baba batera imirongo nabo bafata iposho nk'ukuntu natwe twarifataga ababaye mu buhunzi. Nibyo naba ntangiriyeho Sixbert, byerekana ko ikibazo kikiri cyose, kandi ntabwo ni mu ntangiriro yacyo, ntawavuga ngo biri hafi kurangira. Amaherezo rero ni mabi, iminsi iri imbere ni mibi. Ubwo ni ukubitega amaso. No muri iyi nzira nyine ibihugu bitandukanye byafashe gahunda byo guhangana n'iki cyorezo, ariko ikibazo kiracyari cyose. Murakoze Sixbert. Ndumva biteye ubwoba cyane. Iyo mibare ndumva ifite umuvuduko udasanzwe. Ese izi ngamba bavuga zo kugira ngo abantu mu nzu bagume mu ngo, izi ngamba bavuga zivugwa hirya no hino, ntacyo zimara cyangwa se zirakimara nuko umuvuduko w'iki cyorezo nawo ukomeye? Zirakimara, zifite izo ngamba zirakora cyane cyane kuri ibi bihugu nyine. Urebye imibereho y'abaturage, uko abantu babaho, ibyo bakora,
gufata izi ngamba z'abantu mbese kwifungirana mu mago yabo ntibongere gusabana nk'uko byari bimeze bifite ingaruka mu kugabanya mbese kwandura. ariko rero ikibazo ni uko ibihugu ahanini byatangiye bikererewe kandi bitangira bidashyiramo ingufu nk'uko bikwiriye gushyiramo ingufu, cyane cyane ku bintu bijyanye no kwipimisha, kuko ntushobora kumenya uko ikibazo kingana udashobora gupima. urabona rero nk'aha ngaha habaye intambara na n'ubu ikibandanya yo kugira ngo abantu bashobore kwipimisha, ibikoresho abantu bakoresha mu kwipimisha bitaboneka, abantu batarabona bya bindi twambara mu maso, ku mazuru no mu kanwa, cyane cyane ko ariho ubwandu ariyo nzira ubwandu bukunze ari bwo bunyuramo, no mu maso ndetse n'ubwo tudashobora gukinga n'amaso, ariko cyane cyane ni amazuru n'umunwa, aho duhumekera. Ibintu by'abantu barwaye kwa muganga ugasanga ntabwo bafite bya byuma byo gufasha abantu guhumeka, kubera ko nta byari bihari. Ndetse n'ubu ngubu ahanini usanga nubwo bategetse amakompanyi ubundi adasanzwe akora ibyo ngibyo, akora amamodoka, akora amadege, ubu ngubu bakaba bakora ibyo byuma bifasha abantu guhumeka, ibindi bakabivana mu Bushinwa ndetse n'ahandi hanze, ariko cyane cyane mu Bushinwa. Urabona rero byatangiye bikererewe, abantu bakererewe, kwa kundi nyine ibihugu bibanza mbese ni nk'umuntu urwaye ariko wanga kwemera ko arwaye, ntajye kwa muganga kwifuza. Ibihugu ahanini niko byakomeje kwifata icyo cyorezo kigitangira, batekereza ngo ni ibintu byo mu Bushinwa. Ikindi cyo navuga nibagiwe kuvuga Sixperi ni uko cyane cyane mu bapfa, igice kinini, percentage nini mu by'ukuri ni abagabo bapfa kurusha igitsina gore. Icya kabiri ni uko mu bantu bapfa hano muri Amerika igice kinini ni abirabura. Urumva ko iki cyorezo gifite mu maso, icya mbere agaragara ko cyica abakuze bafite n'izindi ndwara nk'izo za diabete, ndetse umutima na pressure iri hejuru, ariko kandi kikagira no mu maso herekana ko kigenda cyibasira abirabura, kuko n'ubundi nibo bakennye, nibo ubundi baba badafite n'ibyangombwa bituma bivuza nk'uko abandi bafite za insurance bashobora kwivuza. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bwana Yozefu Ngarambe, bimeze bitaba mu Bufaransa? Mbere yo kugira ngo mvuge uko bimeze, nagira ngo nyine ahubwo mbaze mugenzi wacu Dr Theogene, hari ikintu atavuze, ni uko hari za eta za states ziriho zibwira ba guverineri babyo ngo barambiwe confinement, barambiwe akato, lockdown, kandi na perezida nawe w'umupopuliste nawe akabyishyigikira cyane, bityo ahubwo ukaba wibaza niba bitavamo guerre civile. Sinamenya ukabije wenda avuga uti ibi bintu byo bimeze bite. Ni ikibazo nanjye turabikurikirana amakuru, kuko muri za Twitter yabwiye abaturage bo muri za state zimwe, asa nkaho abagumura nyine ngo mbese bange ibi bintu byo kwifungirana, ko abantu bakwiriye gusubira mu mirimo. Ariko ku rundi ruhande we n'abamufasha nyine, abamugira inama cyane cyane muri ibi by'ubuzima no gukomeza guhangana n'iki cyorezo, bavuze ko bazagerageza gufungura igihugu ngo abantu basubire gukora, ari uko barushijeho kureba uko kuko biratandukanye. Uko New York imeze ubu ngubu niyo imeze nabi kurusha ibindi byose, ariko hirya no hino muri iki gihugu za states inyinshi nyine urabona ko zose zigenda zigana nka bene aho ngaho New York.
iyo yageze ifite umubare munini cyane mu gupfusha ndetse no kugira abantu benshi bafashwe. Nubwo rero umukuru w'igihugu asa nk'aho agumura bamwe ngo nyine cyane cyane muri izo za states bavuga ko abantu bakwiriye gukomeza ubuzima busanzwe, ariko ku rundi ruhande we n'abamufasha muri guhangana n'iki cyorezo barashyiraho ingamba zo gutekereza mbese mu kwezi kuri imbere, amezi abiri ari imbere, biturutse uko za state zimeze, ukuntu bazagenda bafungura igihugu kugira ngo buhoro buhoro abantu basubire mu buzima busanzwe, biturutse uko capacity bafite yo gupima abantu, ariko cyane cyane no gukurikirana ababa bafashwe iyo umuntu yamaze gufatwa arahagana he, yahuye n'abandi, ibyo bita contact tracing. So ni ikibazo koko icyo ngicyo nanjye naraye ncyumvise ntyo. Joseph, urakoze cyane rwose. babona impamvu urakoze cyane. Impamvu nabikubaje ni uko Amerika nicyo gihugu cya mbere cy'igihangange, nicyo gihugu cya mbere cy'igihangange mu bukungu, mu bya gisirikare. Umuntu akaba yavuga ati Amerika yitsamuye isi irakororayo, ikaba ndetse yahitanwa n'inkorora. Mu Bufaransa rero igihugu nacyo yego gikomeye, ariko kitameze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu ntibimeze neza. Yego mu rwego rwo kurwanya coronavirus Ubufaransa bwifashe neza, burakererwa gato ugereranyije n'ibihugu bimwe, ariko bugerageza kurebera ku biriho biba mu Butaliyani, aho buri ku isonga mu kurwara hano mu Burayi. Abafaransa bagiye babitegereza ibyo bakora, uko bagenda babirwanya, noneho bageza aho nabo barigana. Umuntu yavuga ko batakererewe cyane, ariko rero naho birakomeye ko byose byarahagaze. Barateganya, ntanze urugero, fasha umubare w'abarwaye mu Bufaransa. Reka nkurebe aho uri, ndaza kuvuga, si nzi ko neza ari yego. Abanduye mu Bufaransa bimaze kwemerwa rwose ni 111, hafi 112. Naho abamaze gupfa ni 19,323 uyu munsi. Bityo rero bari inyuma ya Espagne imaze kurenga 20,000, nayo ishoreranye n'Ubutaliyani nyine navuze ko aribwo bwa mbere mu Burayi buri mu 25,000. Ibiriho biba rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo twese turabireba dupfutse ku munwa tuvuga tuti karabaye, kuko bizagira ingaruka zikomeye cyane. Ariko n'ahangaha yego umuntu yavuga ko harimo kugerageza kubirwanya bitwaye neza kurusha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ikindi cyo uburyo bwabo bwo kubungabunga amagara y'abaturage bumeze neza, kuko bugera kuri buri wese. Uruye wavuga ngo bugera kuri buri wese, ntabwo ari kimwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo kubirwanya bikaba bizoroha, ariko nyuma yabyo bikaba bizasiga iki. nk'aha ngaha bariho baravuga bati aho yahagarira hose, kuko ntawuzi igihe izahagarira. Hari ntanze nk'urugero mu byerekeye nka industry touristique, mu bijyanye na tourisme n'ubukerarugendo. Muri ibyo bintu harimo amatsinda menshi, amatsinda menshi abigize, amahoteli, indege zitwara abantu. Ariko hakaba nko mu gihugu nk'iki cyo mu Bufaransa ikindi kintu, irindi tsinda rikomeye cyane, kuko Ubufaransa buzwi neza mu guteka neza no mu kugaburira abantu neza, no kuvuga restauration, ibintu by'amaresitora. Ubu ngubu amaresitora yarafunze. Bariho baravuga bati aho bizahagarira hose bishobora ati hari ikibazo cy'uko 40% by'amaresitora, kandi Ubufaransa ni industry ikomeye cyane y'ibyo ngibyo, kuko ibintu industry touristique ni 10% ry'umusaruro mbumbe w'igihugu bya GDP, umusaruro mbumbe w'igihugu. No kuvuga uruhare rw'ubukerarugendo. Yego, uruhare rw'ubukerarugendo mu Bufaransa ni 10% mu musaruro mbumbe w'igihugu.
bakavuga rero bati amaresitora agize nyir'ubwo bukerarugendo, bata amaresitora nka 40% ashobora kutazongera gufungura, kuko muri ano mezi yo gufunga no mu bizakurikira kuko ntaho biragarukira, benshi bazahita bafunga imiryango nyine bagahomba bagasurura. Mu yandi magambo rero Ubufaransa nabwo si igihugu gito, ari igihugu kinini, ni ekonomi ya kabiri mu Burayi nyuma y'Ubudage, ni ekonomi bari ya 8, ni ya gatandatu Rwanda, niba nibuka neza bigenda bihinduka. Ni ekonomi ikomeye ku isi nayo, rero urumva ko bintu bikomeye. Ubudage bwitwaye neza bwo muri rusange, ariko rero biracyakomeye cyane ko ibiho biba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizagira ingaruka, kandi nyuma yaho n'isi ishobora guhinduka ibintu byinshi, ubwo tuzagenda tubigarukaho wenda mu kiganiro cyihariye. Murakoze. Urakoze cyane. Ndumva tutakomeza kubitindaho. Muri make mbese iki cyorezo gikomeje kuyogoza isi. Ibigaragara nuko abantu bamaze gufatwa ku isi yose ni 2,300,000, bakaba bamaze gupfa mu 159. Bakaba bavuga ko abarwaye bamerewe nabi cyane. Kuvuga bamerewe nabi cyane ni ukuvuga ngo critical conditions, ni ukuvuga mbese abantu icyizere cy'uko bazabaho kiba ari gito cyane. Abo nabo ku mibare ivugwa uyu munsi bari mu bihumbi muri za 70 gutyo. Bikaba byumvikana ko iki cyorezo ni ikintu gikomeye cyane kuri uyu mubumbe w'isi, ikintu gikomeye cyane pe. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu. Twavuga ko tuza kuganira ku isurura. Sixbert tutarakomeza, iwanyu se bimeze bita aho ngaho mu gihugu cy'utuyemo? Nari nibagiye kubabwira hano muri Finland. Reka ndebe imibare yaho uko iteye. Muri Finland abarwayi bamaze kugera nko ku 3,000, hanyuma bapfuye ni nko mu 150 hafi mbese 200. Imibare ni uko nk'uko iteye, ni ukuvuga ko mbese hano icyorezo ntabwo gikaze cyane nk'uko bimeze hirya no hino. Ndumva mu Rwanda naho simbizi, ubwo mperuka kureba ejo nabonaga hari ibintu banditse ko ari abafashwe ari 145. Ntabwo watubwira umubare w'abapfuye, ariko imibare yo mu Rwanda nk'ibyo tugiye kuganira uyibara nyine nk'ukuntu uyisoma nyine utyo, ntabwo ubuzi niba ari ukuri cyangwa utari ukuri, ariko bavuga ko ari ngo abafashwe ari 145 aho mperukira. Nibyo koko imibare yo mu Rwanda baravuga ko abarwayi ari mu bihumbi ari 150 mbese muri aho ngaho. Noneho bakavuga ko n'abapfuye ari 70, mbese ko ari bake cyane. Bikaba byerekana nyine yuko imibare yaho ukurikije ibyo bo bavuga ni mikeya, ariko wakurikira amakuru aturuka mu Banyarwanda hirya no hino, abantu iyo batangira kuvuga bati hari bene wacu bavuze ko barwaye, usanga imibare itangwa na leta nta wayizera, nk'uko tuza no kubireba muri iki kiganiro. Ikindi kigaragaza ko mu Rwanda bishobora kuba bikomeye ni uko naraye mbonye n'inama y'abaminisitiri bakoze, banza barayikoze ku wa 5, nayo bayikoreye mu buryo ngo bakoresheje ikoranabuhanga. Nta minisitiri mu bihugu nubwo ibintu bikomeye cyane, abaminisitiri bagira uburyo baterana, nibura yenda bakagira uburyo bicara, hakagira umwanya uyu n'uyu bashyira hagati y'umuntu n'undi, ariko bagashobora gukorera inama hamwe, kuko iryo koranabuhanga hari ibintu bikomeye za leta zitaganira ku ikoranabuhanga, ngo mbese ibintu byose ntabwo babiganirira aho ngaho. Mu Rwanda rero kuba n'icyo kidashoboka ni icyongera kwerekana ko hari ikibazo kigomba kuba gikomeye kurusha ibyo tubona ubu ngubu. Nagira ngo ikiganiro cyacu twavuga ku isurura, ni ukuvuga ihomba rya sosiyete yitwa OneWeb, tukerekana ko Kagame akomeje guhombya igihugu agisahura. Nari navuze incamake y'iki kiganiro tuza kuganiraho. Ndibutsa abatwumva nyine ko turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa na Bwana Joseph Ngarambe. Nagira ngo muri iki kiganiro tuze kuganira nko ku tuntu twashyira nko mu bika nka 3 cyangwa 4. Hari ibaruwa Dr. Theogene Rudasingwa yaraye yandikiye
abayobozi bakuru ba banki nkuru y'isi, ikigega mpuzamahanga nshoramari, n'uwa banki ya Afurika itsura amajyambere, ndetse aha n'amakopi abandi bakomeye hirya no hino. Nagira ngo icyo tukigire nk'ingingo ya mbere, tuze kuganira kuri iyo baruwa. Hanyuma icya kabiri, numvaga twaganira ku bijyanye, mbese duhere kuri urwo rugero rw'iyi sosiyete ya OneWeb, tukareba ibintu imishinga Paul Kagame ashoramo imari y'u Rwanda y'igihugu, nyine imeze nka za nzovu nyamweru. Iki kibazo Bwana Joseph Ngarambe yagiye agisesengura kuva muri 2004, muri 2004, ndetse hari n'igihe yanabikoragaho n'ibiganiro, akanavuga ndetse ku cyamamazwaga cyane cya biriya bise ngo Vision 2020, ni ukuvuga mbese ngo sinibuka mu kinyarwanda uko babyise, ariko nicyo ibyo hateganirizwaga u Rwanda aho ruzaba icyerekezo cya 2020, icyerekezo cya 2020. Aho naho twahavugaho, ubundi tukanibukiranya mu gice cya gatatu ibigo bya FPR-DMI. Ese FPR irabicunga koko? Ese Kagame aramutse agize impamvu zimubuza gukora ibyo ari akora, FPR yamenya ibyo bintu iyo biva niyo bigana? Nitubona umwanya ubu twaganira no ku tuntu n'utundi, cyane cyane nshaka kuvuga ku bijyanye n'ifungwa ry'abanyamakuru mu Rwanda muri iyi minsi, cyangwa se ifungwa ry'abanyamakuru n'itotezwa ry'abantu n'ibyo guheza abantu mu ngo zabo. Ubwo nitubona umwanya aho ngaho naho turahagera. Nagira ngo duhite dutangira ikiganiro, kereka niba mu bo turi mu kiganiro hari ukuntu mwumva yenda twatondekanya izi ngingo mu bundi buryo, cyangwa tukagira n'ikindi twongeraho. Nagira ngo niba hari ushaka ko yenda twagira icyo twongeramo abe yakivuga, noneho duhite dutangira ikiganiro. Sixpage nagira ngo nsabe, kuko iyi ni dosiye iremereye cyane, nagira ngo tuzayikoremo ibiganiro bitatu, bishyiremo ibice bitatu, kuko ntabwo ari byiza yuko dukora huti ducungana n'igihe. Uyu munsi reka dukore ibyo turi bushobore mu gihe cyo watugeneye kugira ngo tugire ibyo tuganiraho, ariko tuzakore n'ibindi bice bibiri dukomeza kuganira kuri iki kintu, kuko ni ikintu gifite uburemere bukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Ni ngombwa yuko abanyarwanda bumva aho Kagame n'agatsiko ke bagejeje u Rwanda n'ingaruka bizabyara, cyane cyane dore ko afite abandi nyine n'ibyo muri urwo rwandiko tuza kugira icyo tuvugaho mu ncamake, ariyo banki y'isi, World Bank, cya kigo nacyo IMF, cyangwa se iyo banki nyafurika, kuko iyo urebye imvugo yabo n'imikorere yabo n'ibyo bafashaho, bitwa ngo barafasha u Rwanda, ntabwo bifasha abanyarwanda, ahubwo bikomeje kwandika gatigisimu nk'uko yigishwa na FPR, birengagiza akababara abanyarwanda bafite n'ubukene abanyarwanda bafite. Niyo mpamvu niba munyemereye nasaba yuko uyu munsi twakora igice cya mbere, ariko ukazadushakira undi mwanya jyewe na Yosefu, kugira ngo nawe dufatanye gusobanura neza, atari ibintu bya huti. Jye nibyo nagira ngo mbasujere. Urakoze cyane, ahubwo ubisabye nanjye aribyo nari ngiye gusaba. Ndumva icyo tugihuriyeho noneho, ubwo tuzakora ibiganiro bitatu. Icya mbere ni iki ngiki, nibidushobokera kuwa gatandatu utaha duhane randevu tuzakora igikurikiraho. Ubwo duhere ku cy'uyu munsi rero. Nagira ngo tudatinze duhite tujya kuri iriya baruwa ikomeye cyane, ibaruwa nasomye nkabona ifite uburemere cyane. Iyo baruwa ndetse natangiye kubona ko hari abatangiye kugira icyo bayivugaho. Mu kanya nahoze ndeba hari twa message tw'abantu bavuga ko iyo baruwa bayibonye ko ikomeye cyane,
ndetse hari n'abibaza batari ko se ibi bintu birashoboka ni gute Kagame yakuraho imbaraga zo kugira ngo abeshye ibigo bikomeye nka biriya igihe kirekire nk'iki ngiki. Ariko nagira ngo ijambo Dr Theogene Rudasingwa adusobanurire iby'iyo baruwa ndetse aze no kutubwira n'icyo kintu ni gute Kagame aca muri humye ibyo bikomerezwa byose. murakoze cyane Sixbert, muranyumva? turakumva. ntaragira icyo mvuga ku ibaruwa kuko cyane cyane icyo twahereyeho cyatumye numva umuryango wacu, ibaruwa nanditse mu izina ry'umuryango wacu Rwanda Freedom Movement ishakwe, harya ubwo mbivuze neza, naho najyaga numva muvuga ngo mbivuga nabi, n'ishakwe sibyo? nibyo Sixbert, mbivuze neza? wari ubivuze mu kigande n'ishakwe. ishakwe ukunda kuvuga ishakwe. kuko nk'ukuntu byibuka Sixbert, twari twasezeranyije abakurikirana ibiganiro byacu ko tuzagira igihe cyo kuvuga kuri OneWeb. byita nari nabyita ngo ni uguhomba, ariko numvise muvuga ngo ni ugusurura. Ni ugusurura. gusurura. Mu cyongereza ni banki. Guhomba abantu bagomba umwaka umwe bagakomeza, ariko gusurura byose byarangiye bagafunga. Gusurura rwose ni very deep, ni biba bikaze. Byarangiye bagafunga imiryango n'ibyanabirwa kugira ngo bashyire imyenda baba barimo hirya no hino. Ubwo nagira ngo kubera ko twari twabisezeranyije abantu, numvise bikenewe yuko nyine nk'ukuntu twabasezeranyije uyu munsi twakora icyo kiganiro. ariko mbere y'uko mvuga n'iyo company OneWeb, nagira ngo mvuge ku byo nyirayo uwayishinze Greg Wyler uko yaje mu Rwanda n'ukuntu yaje kumenyana na Kagame. Uwo mugabo Greg Wyler utuye Boston, niho yari afite urugo, sinzi niba ariho akirufite. Mu by'ukuri ni jyewe wamenyanye nawe bwa mbere na mbere. Natashye ubukwe bw'umudamu witwa Kayamira, abantu babaye mu Rwanda muri kiriya gihe mu 2000 baribuka ikampani yitwa On the Frontier. On the Frontier nayo yari ikuruwe n'umugabo witwa Michael Fairbanks. On the Frontier uko baje mu Rwanda, uko bakora ku bintu by'ikawa, mbese kongera agaciro k'ikawa kugira ngo abantu be gukomeza kuyizana nyine uko bayihinze, icyayi, ndetse biza kuzamo n'intuza n'ubukerarugendo, nyine ibyo bya tourism. Uko baje mu Rwanda ni uku nguku. Iyo company On the Frontier, kuko nibyo natangiriyeho mvuga uko twakoranye n'iyi banki y'isi World Bank, aho mviri n'ahangaha nsubiye mu Rwanda natangiye nkorera Kagame nyine akiri vice perezida, aho abereye avaniyeho Bizimungu, nkomeza ku kazi. Ariko kubera ko numvaga hari ibintu buriya kugenda hirya no hino, hari ibintu ugenda wiga ukumva uko abantu bavuga, uko bakora, ukavuga uti wenda aho twabereye ahangaha mu Bufaransa, mu Busuwisi, ko twabaye impunzi hirya no hino, utuwenda ibingibi umuntu ashobora kugira icyo abivanaho kugira ngo natwe twige gukora nk'abandi muri iyo nzira yo gushakisha kuzamura ubukungu bw'igihugu, imibereho y'abaturage, ndetse no gukomeza no kujya muri iyo nzira y'amajyambere, kuko nabo siko bahoze bameze. Urumva rero buino nkahora numva uko abantu abaminisitiri uko baganira n'iki, bavuga nyine ko ese banki yaduhaye bingana iki, ese USAID yaduhaye iki, ese DFID baraduha iki.
ugahora wumva abantu bategereje. none nza kubwira Kagame, nambwira ariko kuki tutakora umwiherero, ikintu cyo kujya mu mwiherero kuganira ku bibazo by'ubukungu cyangwa uko igihugu cyatera imbere. Mu by'ukuri icyo gitekerezo niryo wabanje kugiha Kagame. ndamubwira kuki tutajya mu kintu nk'icyo ngicyo, wenda kuko nta muntu, abantu ntibajya bumva ni bya bindi ngo nta muhanuzi mu babo. niyo waba ufite Yosefu ubwenge ufite uko usobanura ibintu, kuko uri umunyarwanda ntabwo tugutega amatwi. nyamara abo u Rwanda rwiwa ruha amafaranga abo twita ngo ni ba consultant, ngo ni ba expert, ngo na abo bose wowe uzi n'ibiruti byabo kuko uzi uko abanyarwanda babayeho. nicyo kuri wenda tuzashaka undi muntu azadufashe muri uwo mwiherero. Kagame icyo gihe yari akinyumva ko wenda hari inama nshobora kumugira, ati nibyo. mbaza abantu bo muri banki bo nari nakoranye nabo, umwe muri bo yitwa Emmanuel Mbi, niwe wari country director, mbese director ushinzwe u Rwanda. nahoze hari abantu mujya mukorana bashobora kudufasha kuzafasilita umwiherero kugira ngo tuganire dupoza ikibazo ngo si u Rwanda twakora iki kugira ngo u Rwanda ruzatera imbere. niwe wampaye iryo zina ry'uwo mugabo witwa Michael Fairbanks, ukuriye wari ukuriye icyo gihe iyo company yitwa On The Frontier. akaba ari bamwe mu bajyanama ba Kagame, mu bajyanama ba Kagame. uwo Michael Fairbanks n'uwo mudamu witwa Kayamira, yego, abakuri b'abajyanama nyine b'abanyamahanga bamufasha nyine kureba aho iyo mitungo y'abanyarwanda bayishyira. ubwo tuzagisubiraho muri intuza muri ibi biganiro nyine biri imbere. nuko Michael Fairbanks ndamushaka araza, twakoreye uwo mwiherero muri Melodie. ubwo mbwira Kagame kuko urumva atabivuze atanahabaye ntibari no kuza, abwira abaminisitiri bose mbese abakuru abasirikare, ibigo iki byose, judiciary, abo muri parliament bose hariya kuri Melodie. icyumweru cyose yabwiye n'abantu ngo bavaneho n'amatelefone. turi muri icyo kintu cyafasizwe na Michael Fairbanks n'abo bagenzi be. ubwo wenda nihute niyo kurondogora umwe nyine muri abo ngabo ubu ngubu uri muri abo bajyanama witwa Kayamira. mu bukwe bwe bwabereye Boston, ubwo natashye ubwo bukwe, aho twari kuri ntuza ku ifunguro rya nimugoroba kuri dina. muri ubwo bukwe nicaranye n'uyu mugabo Greg Weiler, uwo mukuru washinze nyine iyo company OneWeb. avuga ibintu byinshi cyane, ariko nza gutoraguramo uvugana n'umuntu iyo afite ibintu byinshi. abantu cyane cyane abanyamerika baravuga cyane, bavuga amagambo menshi, ariko nkumva avuga ibintu avuga ngo ko igihugu ngo aho ibintu bigeze ngo ushobora gushyiraho ibintu bya wireless, ngo igihugu cyose buri muturage mbese akaba yagira internet. ndabisama mbisamira hejuru. niko naje kumutumira kuza mu Rwanda. iyo yazaga mu Rwanda, Greg Weiler yararaga iwanjye, nitwe twamugaburiraga, nitwe twamuhaga icumbi. Greg Weiler niko yamenyanye na Kagame. ubwo nicyo ngicyo nagira ngo ntangirireho, kuko ahanini nyine ubona abantu Kagame iyo avuga n'abo bambari be nyine babandi bavuvuzera birirwa bomongana nyine batukana bavuga ibintu byinshi, ntabwo baba bazi aho ibintu byanaturutse. icyo ngicyo nagira ngo ngitangirireho mbabwira yuko Greg Weiler ari umuntu nzi cyane, kandi nawe unzi, kandi ni jyewe wakoze iyo introduction yo kumwereka Kagame. abonye nyine ko ari umuntu w'amanyamafaranga n'iki byose, nyine yumva ko ntangira kubona abifuhira n'iki, atangira kuvuga ko niba aje mu Rwanda adakwiriye kuba iwanjye akajya kuba iwe.
iyo dosiye nyivaho ariko byahubiranye na cya gihe mva mu Rwanda 2004 2005 mbisiga ntyo uko byaje kumera, ariko narabikurikiranye kuko n'uwo Greg Wara yigeze kuza kunsuraho nabaga muri California n'iki ambwira nyine ukuntu ibintu bimeze n'ukuntu ubwo bucuruzi bwe bwifashe mu Rwanda. Mutega amatwi nyine ibyakurikiyeho n'ibi ngibi nongeye kubisoma nyine bavuga nyine ukuntu byamugendekeye ibyo ngibyo bijyanye n'iyi dosiye tugiye kuvuga. Iyo rero mbese nko kubaha mu nshamake ukuntu Greg Wara yaje kuza mu Rwanda. Naho mu byo urwandiko rero, urwandiko rwo nanditse ni urwandiko rurerure ruba rushyira mu mateka yacu kugira ngo n'abazaza inyuma yacu mu yindi myaka 50, mu yindi myaka 100, 200, 1000 tutakiriho, k'ukuntu dusoma mu mateka y'isi ibyo tugenda dusoma tutariho, ari kumenya ngo dore uko ibintu byari bimeze muri uyu mwaka mu Rwanda. Ni urwandiko rero rurerure rwifuza kandi ko tuzakomeza kugenda tugeza ku banyarwanda uko ibintu byifashe. Urwandiko abona narwandikiye nyine wabivuze 6 igice cya mbere mba cyane cyane ndagerageza kubwira aba bantu bakuri izo bank, World Bank ya Afurika ndetse n'icyo kigo IMF, mbibutsa nyine urwandiko nandikiye wari perezida wa World Bank icyo gihe James Wolfenson hari nyuma ya jenoside. Nageze n'ahangaha nyine umuntu yumva afite uburakari cyane kubera uko ibi bihugu n'iyo miryango yari yateranye abanyarwanda, ariko mubwira ko namusabye yuko bafasha u Rwanda kandi ko bagomba kurufasha kuko batereranye abanyarwanda mu bihe bikomeye cyane. Icyo ni igice cya mbere, ariko namwibutsa yuko ubu ngubu noneho icyo gihe ko bavugaga ngo u Rwanda, ngira ngo Joseph wenda araza kumfasha nawe Sixbert wabaga mu Rwanda, nubwo bavugaga ngo economy, ubukungu bw'igihugu ntabwo bwifashe neza, ariko mu by'ukuri iyo usoma uko bandikaga ku Rwanda bavuga ko ari agahugu nyine k'agakene ariko kifata neza mu bintu by'amajyambere, gakoresha umutungo neza. Nibyo nsoma, sinzi niba uko babivuga mwe ariko mwabibonaga, ariko mu ibyo World Bank na za IMF zandikaga bimwe n'ibyo ngibyo mubwira kandi yuko uko kwirengagiza akababaro k'abanyarwanda n'icyo gihe, ukuvuga muri za 80 no mu bibazo byaje no gutera intambara, ko nabyo uko kwirengagiza uko igihugu kimeze bagatera bene iyo gatigisimu iteye ityo. Ubu ngubu noneho byageze ku yindi ntara, nibyo tuza kuganiraho. Naho ubundi nabaciriye mu magambo arambuyeho gato uko iyo company OneWeb na Greg Wara uko Kagame yaje gushoramo nyine amafaranga hamwe menshi cyane, kandi nubwo tutazi umubare kuko urumva ibyo kwa Kagame na DMI na FPR n'abasirikare bategeka u Rwanda, ku gatsiko gategeka u Rwanda, ntabwo ibyo byose babyerekana kubera ko ahanini n'ibyemezo Kagame agafata muri yafata mu mafaranga yitwa ngo n'ay'igihugu, yafata muyo yandi babeshya ngo na ya FPR. Uko abifata n'ukuntu abikoresha niwe ubizi kurusha undi uwo ari we wese. Ariko ukuntu mbere y'icyo gihe y'ibyo bya OneWeb yuko indi company yitwa Telecom yashinzwe na Greg Wara akiza mu Rwanda, nyine nta n'ahandi yari iri, ariyo baje gufata nyine Rwandatel twasanze mu Rwanda, ntabwo yubatswe na FPR, ni umutungo w'abanyarwanda twasanze mu Rwanda, barayifata bayiha Greg Wara. Ntiyayimazemo n'umwaka,
bayimuhereye ubusa bayimuguraho hafi miliyoni 12 z'amadolari. Hamaze ako kanya rugikubita bahise bayigurisha kampani ya Gaddafi yitwa Lap Green Lap icyatsi kibisi, Lap Green bayigurisha noneho miliyoni 100. Intambara ntibaye, Gaddafi ntibamwirukankanye. Rero urumva ko Kagame ni Rutemayeze, yumva uko mbese Abafaransa, Abanyamerika, Abongereza barasa nyine Gaddafi. Kagame yabaye umwe mu Banyafurika mbese nawe wakongezaga avuga ko Gaddafi ari dictator akwiriye kuvanwaho. Urumva ni mu bantu nyine bakomaga mu mashyi Libya irimo gushya. Amaherezo nyine na Gaddafi nawe baramwica, bamuvanaho baranamwica, apfa urupfu rubi. Ariko urumva ko cyane cyane ibyo Kagame yararambirijeho ubwo yarazi ati za miliyoni 100 noneho ubwo tuzareba abanyagihugu ba Libya aho bazavana izo miliyoni 100 aho zaburiye. Ntaho ubwo Kagame niwe wabisobanura, ubwo turacyakora ubushakashatsi aho ariko urumva aho zaburiye nta handi naho muri ibi bindi byose byo twavuze byo agenda asahura ibindi akabishora mu bintu nyine bene ibyo ngibyo twavuze ngo ni inzovu nyamweru. Ubwo Joseph araza kugira icyo abivugaho. Ntiyashize iminsi mike nyine ubwo ntuza Gaddafi amaze gupfa, ntuza Rwandatel noneho bakora iki? Bavuga ko nayo wavuga ko yasuruye, niba ari ugusura niba ari iki, bayigurisha noneho icyitwa Liquid Telecom Rwanda. Ngo Liquid Telecom Rwanda yitwa ko mbese ari kampani y'indi ntuza yitwa Econet Wireless, ariko mu by'ukuri iyi ntuza Liquid Telecom Rwanda ikuriwe na Sam Nkusi. Sam Nkusi musanzire wanjye. Sam Nkusi nta muntu utazi yuko Sam Nkusi ari DMI. Kuva tukiba no mu ntambara niwe wagurishaga ibi bintu by'abasirikare bakoresha by'itumanaho militaire. Niwe nka Rwanda wakora muri wacunze Rwandatel nyuma y'intambara na Electrogas. Yamaraga kwinywera urwagwa agatangira kuvuga ukuntu azi ibyo abaminisitiri baraye bavuze bose, kubera ko nyine izi kampani bene izi ngizi yaba Rwandatel cyangwa izi ngizi zaje nyuma za MTN Rwanda se, yaba iyi cyane cyane iyi Liquid Telecom Rwanda, cyane cyane icyo bazikoresha nyine ni ukugira ngo bumvirize abaminisitiri bose, mbese abantu bakomeye, aba banyamahanga baba hariya, abacuruzi bakomeye, abagize bose. Sam Nkusi yamaraga kwinywera urwagwa akavuga bo bumvirije n'ibyo baraye bavuga. Ibyo ndabivuga kuko mbizi. Liquid Telecom ya kampani wumve Rwandatel y'Abanyarwanda twasanze mu Rwanda hariya, bayiha Liquid Telecom Rwanda miliyoni amatelefone yanga atagendanwa, amatelefone atagendanwa niyo yaragezeho ko nta amatelefone agendanwa ntayo twageraga. Yes, ariko bwari ubukungu bw'igihugu yaba n'ibindi bihugu niko byari bimeze, ntabwo ari u Rwanda gusa. Wari umutungo w'Abanyarwanda. Agize ati noneho ayigurishije, bayihaye nako sinavuga ngo ayigurishije, kandi ubwo arayihaye kuko Sam Nkusi akorera Kagame agakorera DMI kuri miliyoni 4 z'amadolari. Ikindi rero muri urwo rwandiko ntabwo twabijyamo kubera ko nibyo tuzavuga no mu bindi biganiro, ibintu byinshi byerekana uko aya makampani ya Kagame arizo bita Crystal Ventures, yitwa ngo ni ya FPR, yitwa Horizon Group, yitwa ngo ni ya RDF,
ya gisirikare yindirwa ifata amafaranga yose abasirikare Kagame yita ngo nabe yohereza mu Rwanda, yohereza hirya no hino mu bintu bya peacekeeping. Ayo mafaranga yose Horizon Group niyo iyafata, niyo iyajera, kandi ubwo nayo iri mu bucuruzi mu gihugu. Ubwo nabyo tuzagenda tubivuga. Hari ibyitwa ngo ni Prime Holdings, izo za MTN Rwanda se, Kigali Convention Center, Kigali Marriott, yitwa ngo niyo umuntu witwa tekereza nawe rwose. Hari aho no bagera wenda ndaza no kugira icyo nkivugaho cy'umuntu witwa Hatari Sekoko, kuko Hatari Sekoko ni DMI, ni umuntu ugaragara muri izo za business zose za Kagame, haba ari ibintu by'amadege, ari byo bya Kigali Marriott, byose abibonekamo. Izo za Serena Hotel yahoze yitwa ngo ni Intercontinental, yo nyiziho byinshi kubera ko nijye wayubakishije kugeza igihe yatangiriye gukora. ahahoze hoteli ya leta, hoteli diplomate. Yes. na Kapemara byombi, na Kapemara. Umutungo wa harya ntuza pension funds mu byita iki Joseph, cyangwa Nike social ubwishingizi bw'abakozi, ikigo cy'ubwishingizi bw'abakozi. uko bafashe Kagame yafashe miliyoni 16, ubwo nibyo bavuga, zishobora no kuba zirenze, bakazishora ngo mu mushinga wa company yitwa Merrimack Pharmaceuticals. Zo twavuze uriya mugabo tuzakomeza no kuvugaho, wa wundi wa Leaf Pharmaceutical, Dr. Clet Niyikiza, yarabiye vice president n'umu professor wa Harvard witwa Michael Porter, nawe nazanye mu Rwanda. Michael Porter nijye wamuzanye mu Rwanda, namwintroduce kuri Kagame. Bari muri iyo company bose ari Greg Wayire, abo bantu bose uvuga ari Greg Wayire, ari Michael Porter, n'abantu nikomaga cyane, mvuga ko ari agaco k'amabandi muri ibyo bihe nyine. Umuntu witwa Nduhungire nawe wari umaze kugurwa akantuka komeza. Ibyo byose byo Leaf Pharmaceuticals, uko Kagame Leaf Pharmaceuticals ya Dr. Niyikiza, urumva Niyikiza yari muri Merrimack, ntawuzi niba uwo mutungo waragumye muri Merrimack cyangwa se yarashyizwe muri iyo company kugira ngo agere ibyo byo Kagame ashyizemo, cyangwa se niba yarabyimukanye bikajya muri Pharmaceuticals. Turacyakora ubushakashatsi, tuzabigeza ku Banyarwanda umunsi tuzaba dufite gihamya uko byagenze. Uko Kagame afata miliyoni 40 z'amadolari akaziha Arsenal Football Club yo mu Bwongereza ngo bazambare ku ishati yabo, ngo ugenderera u Rwanda, Visit Rwanda, miliyoni 40 z'amadolari. Ibya Bugesera, indi airport ya Bugesera International Airport, izagura hafi biliyoni imwe n'ibice 31 z'amadolari. Kigali Arena, hariya yo bagomba gukina za basketball, kuko Kagame yakunda basketball, afata n'indege akaza kureba imikino ahangaha muri za California n'ahandi. Miliyoni 104 z'amadolari kubaka iyo arena. Rwandair, iriya airline y'u Rwanda, yahombye kuva ishingwa. Ubu ngubu yaguze amadege andi barakodesha hafi biliyoni 1.6, biliyoni 1.6 n'umusago, na n'ubu akibandanya iby'amadege. Ubu ngubu amaze kugura amadege hafi miliyoni 230, amadege agezweho agendwamo
mbese aba bantu bakize bateye imbere cyane, inahangana iyo madege bagenderamo, uko arara mu mahoteli nyine aho bishyura ibihumbi 16 ijoro rimwe, uko Arab contractors bubatse iriya headquarters y'ingabo Ministry ya Defense hariya nyine Kimihurura, hafi miliyoni uko nibuka, ubwo wenda byaranarenze, byari bigeze kuri hafi ngira ngo miliyoni 45 z'amadolari, ariko bamwubakira ruriya rugo rwe rwo kuri Lake Muhazi, bamwubakiye mu mwaka umwe. Ubwo ni ntuza, ni nka gift, kado yo bamuhaye nyine ko n'ibindi bijyanye biriya ruriya ruganda rwa bamwe byitwa ngo barashora imari, ariko biba bihatse kinini kubera ko ari Kagame n'umuryango we n'agatsiko bafite icyo babivanyemo. Volkswagen ivuga ko ngo yashoye ngo miliyoni. Naguciye mu ijambo mu Kinyarwanda, iyo kado bamuhaye yitwa inyorosho. Inyorosho ni ikintu baha umuntu w'umutegetsi baha isoko riryoshye. Iyo urwo ruganda rukora imodoka za Volkswagen uko babyita, nta n'ikintu na kimwe kiva mu Rwanda, ariko ubwo Kagame aba yarabibaze azi icyo bazungukamo. N'ibyo byo mwumva nyine bya iriya Qatar Airways ko ubu ngubu nyine bayihaye nyine ibice 49% ngo bya Rwanda Air hamwe na 60% ngira ngo niyo airport barimo kubaka. Ibyo byose ni ibintu byo Kagame abafindafinda, ariko azi yuko we hari icyo azavanamo, nubwo ku Rwanda no ku Banyarwanda baba bahomba, cyane cyane ko bagenda babwira leta ngo nifashe ari ayo mahoteli cyangwa se ari izo za Rwanda Air kugira ngo bishobore kuba byakomeza gukora, nubwo bikora byo bihomba. Mu rugo rwandiko rero ibindi bintu bitatu byo nababwiye narangirizaho mbere yuko nkusubiza ijambo 6 nuko nerekana ko ibyo byose byo Kagame n'agatsiko ke barimo gufindafinda, bakoresheje nyine igisirikare, bagakoresha FPR, bagakoresha ariko cyane cyane intelligence DMI, nuko byose ari ibintu biganisha kubuza umwuka mbese Abanyarwanda, mbese no gutuma agatsiko gakomeza kubaho mu butegetsi. Uburambe bwa Kagame mu butegetsi uko yategeka kose, cyane cyane ko tubizi ari ibintu biteye isoni. Iyo urebye nyine ukuntu mu rwego rwa politiki nta muntu ushobora guhumeka utari Kagame n'ako gatsiko ke. Mu bukungu urumva ayo makampani yose iyo navuze kuva kuri za Crystal Ventures n'ibyo byose, undi muntu wamenera mu bukungu bw'u Rwanda yabahereye he? Ugomba gutangira muri Cyama, ugomba gutangira muri DMI, hanyuma bakabaza Kagame, niwe uguha ikibari yuko ushobora kugira icyo ukora mu Rwanda kandi ukagikora ari uko ufatanyije nabo, nubwo nta kintu baba bakungura, ariko ugomba gufatanya nabo kugira ngo ushobore kuba wagira n'akantu gatoya ukora mu gihugu. Urumva ko nta wundi muntu ushobora kujya muri economy y'u Rwanda keretse ubonye ikibari cya Kagame n'ako gatsiko akoresha. Ikindi rero cyo neka nicyo gikomeje gushyigikira ayo mafaranga yose. Icyo abantu bakwibaza kuvuga ngo ese ayo mafaranga yose uretse ayaguza akayaguza yongera umwenda w'Abanyarwanda, abana bacu n'abuzukuru bacu bagomba kuzishyura, kandi ntacyo bungukiyeho, arayo basahuye muri Kongo kuva igihe cy'uriya mwami Leopold wasahuye akica n'abanyekongo. Nta wundi muntu uretse Mobutu wo Kagame
yavanye ku butegetsi nta wundi muntu wasahuye Kongo nk'ukuntu Kagame n'ako gatsiko ke basahuye muri Kongo. Igice kinini cy'uwo mutungo bagiye bagisha hirya no hino, ariko bagenda bagira ibyo bashyira mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ibindi rero ni umusoro w'abanyarwanda, aba banyarwanda bakennye badafite n'inzira zo kwishima, bashonje, nibo uwo musoro wabo agenda afata agakoresha uko ashatse, kuko nta umubaza ngo ese ibi bintu wabivanye. Nibyo tujya tuvuga ngo ni umutungo wa FPR se ko yari twebwe ko twaje turi abakene tudafite twese abantu bakuriye mu nkambi. Wumva abantu bavuga ngo umutungo wa FPR se yavanye umutungo he? None se ko nari umunyamabanga mukuru wa FPR, umuntu yarimo kubeshya ngo umutungo wa FPR ntawo, ariko nyine avuga ngo ni umutungo wa FPR. Kandi nibutse n'abantu ko ibyo byose cyane cyane ibyo bya Crystal Ventures, ibyahoze ari Crystal Ventures bya Tristar Investments, ni gihe wabishinze. N'iryo zina Tristar Investments ryavuye mu mutwe wanjye, ntabwo ryavuye mu mutwe wa Kagame. Nuko yari azi icyo jewe natekereza ko bizagirira akamaro FPR muri competition. Nzi ngo andi mashyaka zabakora, ariko twebwe tube dufite advantage ko dufite andi mafaranga tutavanye mbese mu bamambere bacu, ahubwo ko abo mambere bacu dukwiye kuzashaka uko tubafasha. Izo mfubyi bagenzi bacu baguye ku rugamba, abana babo baguye ku rugamba, bari bakeneye gufashwa, aho kugira ngo dutekereze ngo bazakomeza kudufasha. Nicyo gitekerezo. Ariko ibyo byose uwo mutungo Kagame agenda awishyiraho n'ako gatsiko ke, kugira ngo bakomeze nanone kimwe bagomba gukora n'ibyo bintu byo gukomeza nyine intambara mu karere, kugira ngo bashobore gusahura. Ikindi bashobore no Kagame ashobore bya bindi byo kwirata nyine byo gushaka kuba igihinza mu karere, akora ibyo ashaka muri Uganda, akora ibyo ashaka mu Burundi, muri Kongo n'ahandi, ashobore kwica abatavuga rumwe nawe. Ibyo byose bikeneye uwo mutungo. Uwo mutungo rero niwo agomba ako gaseke abikamo, agomba gukoresha kugira ngo nyine abuze amahoro abanyarwanda ndetse n'abaturage mu karere. Ikindi rero narangirijeho ni ukubwira World Bank, IMF n'iyo banki nyafurika, African Development Bank, iyo urebye ibintu byo bandika mu maraporo yabo, nasabaga abatwumva kuko biri mu ayo maraporo yabo nayo bandika mu magambo arimo ubwiru cyane, kugira ngo abanyarwanda batazigire bamenya ibyo baba banavuze. Bagenda nyine bakavuga ibyo bintu bihambaye. Joseph arabizi, aho ubusumbane mu mibereho y'abanyarwanda, aho kubivuga butuna ngo ikintu bita Gini coefficient. Umuntu yagisoma, ni ibintu bihambaye cyane nyine bwo, ariko mu magambo mu bintu by'abanyarwanda bazi no kuvuga ngo ubusumbane. Umuntu utabona ubusumbane buri mu Rwanda ninde? Ngo ubukene mu Rwanda bwaragabanyutse cyane, ngo kuva 50 na kangahe ngo bigeze muri 30 na kangahe. Ninde utazi ko twese dufite abavandimwe twabaye mu Rwanda? Ubu ngubu utazi ko inzara ivugiriza igice kimwe cy'abanyarwanda ari abashomeri, ko abanyarwanda bakirwaye imvunja, barwaye inda, barwaye za nzoka, bajya kwituma bakituma angirestoma, bakituma bakigenda ibyo bintu byose ninde utabizi? Ariko wasoma aya maraporo ya World Bank, ugasoma raporo ya IMF, ugasoma raporo ya African Development Bank, wagira ngo baravuga ikindi gihugu atari u Rwanda. Nagahomamunwa iyo ubisomye bigutera umujinya, ukumva udafite n'icyo ushobora kuvuga. Bicaye baba bagandagaje aho nyine mu biro byabo muri Kigali. Izo organizations zose ziri Kigali, DMI yazideployingiyemo. Abakora muri izo za organizations, abo birirwa basangira nabo amayoga,
abagore birirwa bari hamwe nabo. Ibyo bintu byose ni ibintu babatega kugira ngo ya gatigisimu ya FPR yo guhisha uko abanyarwanda babayeho, yo kwerekana ibitabaho mu Rwanda, bagatinyuka bakabyandika mu maraporo yabyo, byanditse mu Cyongereza, byanditse mu Gifaransa, sinzi naho nabonye bimwe byanditse mu Kinyarwanda, ariko urabisoma ukumva biteye agahinda. Ahubwo birimo nabyo ntabwo ari ubugoryi, kuko ntabwo wavuga ngo ni ibigoryi, ariko birimo ikintu umuntu yakwita ubugambanyi, kuko ntushobora kugenda ngo ufate uko FPR yigamba muri za dokima zayivuga aho igejeje u Rwanda ko muri 2035 bazaba bamaze kugera muri bya bihugu mbese bifite ubukire buciriritse, banza aribyo bita middle income, ngo muri 50 ngo bakazaba bageze mu rwego rw'ibihugu bindi bikize hirya no hino ku isi. Ubwo nibyo IMF, nibyo World Bank, nibyo African Development Bank bandika, bakavuga ko bageze ngo ku bumwe n'ubwiyunge, ko ibyo bintu byose bavuga bitavuga uko abanyarwanda bishwe, nuko bicwa, nuko babayeho, ntabwo bivuga, ahubwo ikarengera ikavuga ibintu uko bitari. Icyo narangirijeho mbwira abo banyakubahwa rero nuko bakwiriye kwikubita agashyi bagahindura imikorere yabo, kugira ngo ahubwo bashobore gukora ibiramira abanyarwanda, ibishobora gufasha abanyarwanda kugira ngo biteze imbere n'igihugu kizatera imbere, aho gukomeza gushyigikira Kagame na FPR na DMI ubona mu by'ukuri bigejeje u Rwanda ahari indimuka, kandi biganisha mu bindi bikozere n'amakuba ari imbere, nk'ukuntu byatubayeho muri 59, uko byatubayeho muri 73, ariko cyane cyane uko byatugendekeye muri 94 na nyuma yaho, yuko rero ari World Bank, ari IMF, ari African Development Bank, bigeze mu mahitamo, bagomba guhitamo. Ntabwo ibintu bishobora gukomeza kumera nk'ukuntu tubimenyereye, kuko ingaruka zabyo ku banyarwanda no ku karere ni mbi cyane. N'ibyo ngibyo ntinzeho gatoya, ariko muri makeya ngurwo rwandiko ngibyo twagejeje kuri abo banyakubahwa. Tuzagerageza kurushyira, hari abantu benshi batangiye kubidusaba ko nibura rukwiriye kuba mu Gifaransa kugira ngo abantu bashobore kurusoma no kurwumva, bumva aho umutungo wabo ujya. Tuzabishyira mu Kinyarwanda, abantu barabidusaba kugira ngo abo tubwira ni Abanyarwanda, kugira ngo babyumve. Ndumva naba mpiniye aho ngaho Sixbert ngusubiza ijambo ubwo, ariko hari byinshi byo Joseph yanyunganiraho. Murakoze. Urakoze cyane. Nanjye nagira ngo zifuze gufata ijambo mu kanya, ariko nagira ngo nkubaze utuntu tubiri tugufi cyane. Ni gute Kagame aca muri humye ibyo bikomerezwa byose, bityo ndavuga nk'ibyo bigo mpuzamahanga bikomeye cyane ugasanga bimutanga, hanyuma ndetse ugasanga no mu bihugu hirya no hino nk'ibyo ngibyo. Ikindi cya kabiri nagira ngo nkubaze, banza agize ikibazo cya tekinike, ndabona avuye kuriya mu gihe dutegereje ko agaruka. Nagira ngo mbe mpaye ijambo noneho, ndabona agarutse. Ntabwo nzi niba mbonye wari wavuye muri studio, mbonye nari nkatitse, sinzi niba wumvise ikibazo nabazaga. Nyine navugaga nti kinsubiriremo ni gute Kagame aca muri humye ibyo bikomerezwa, ndavuga imiryango mpuzamahanga irebana n'ibintu
mbere no gufasha ibihugu no kubiha imyenda n'ibindi, ni gute abaca mu rihumye kandi bavuga ko bafite n'abashakashatsi babo bakurikirana bakareba ibihugu uko bihagaze mbere y'uko babiha akayabo babiha cyangwa birwana bitaka. Ako ni kamwe. Aka kabiri nagira ngo nabwo ugire icyo utubwiraho, ese ko nk'ibindi bihugu cyangwa n'ahandi batanga imyenda bashingiye cyane cyane ku bintu biba byavuzwe n'ibyo bikomerezwa, kandi igihe byagaragaye ko ayo maraporo yabo nta kuri afite, igihe bizagaragara ko nta kuri afite, bo nta ruhare bazagira muri iyo myenda u Rwanda ruzaba rwishyuzwa, muri iyo myenda abana bacu n'abazabakomokaho bazaba bishyuzwa, kandi ibyo bigo byaragambaniye abanyarwanda. urakoze. Ntabwo ndiho nkumva, sinzi uko bigenze, wanza mikoro yawe igize akabazo. hari ikibazo nanjye ntabwo mwumva. Yagize akabazo, ndibaza ko twaba dukomeje ahaza kugarukira. uranyumva? Ndakumva. Yego. Yes. urongera uragiye. Akose no kubera kimuranyumva. Niba wambaye za kasike wenda wazivana za headphone, wareba niba headphone atari zo zero zo gutera ibibazo. Ubu muranyumva neza rwose? Turakumva rwose. Ala? Turakumva neza. Yego, turakumva. Ni kibazo, ni nacyo kibazo nyamukuru, kuko ubwo nicyo turimo tuzakomeza kuganiraho, kuko icyo nicyo kibazo nyamukuru 6 days. Uko impamvu nta yindi, njye mbona impamvu ebyiri, wenda namwe muraza kunyunganira. Iya mbere ni uko ibi bihugu byacu, ibihugu nyine y'u Rwanda, ibihugu bikennye, bisabiriza nyine muri za hirya no hino, ntabwo mu by'ukuri nk'ukuntu isi yatereranye abanyarwanda muri 90, uko yateranye abanyarwanda nyuma ya 59 tugahunga tukarorongotana kugeza igihe dufata umujinya, duhera ku mujinya uhagije dufite tugatera nyine u Rwanda ntibitubere mahire, n'ukuntu aya mahanga yirebera hirya nyuma ya 94, abanyarwanda bapfa umugenda mu mashyamba ya Kongo bakaba kugeza kuri aya magingo. N'ibyo nkamwe mumaze 6 days na ngarambe mumaze muri ibintu bya opposition igihe kirekire kundusha, byose byerekana iki? Byerekana yuko ntabwo ibi bihugu n'ababikorera n'iza bizinesi zabo zijya hirya no hino mu Rwanda, twirwa tuvaniraho imisoro, tukahaza concession imyaka 20 n'ingahe, ntabwo bitaye ku mibereho y'abaturage b'ibi bihugu. Niba ibyo twita ngo ni imfashanyo, ngo n'iki byose, no, ntabwo. Iyo baza kuba ari abantu bita ku mibereho y'abaturage, nta kintu kiruta ubuzima y'umuntu, y'umuturage, niyo waba utafite ibyo wamuhaye, ariko kugira ngo yicwe ubireberera, cyangwa se watije umuhoro, watije ibiri bumusonge bikamwica, icyo ni ikikwereka yuko ntabwo bitaye ku kintu cyitwa kimwe. Ni isomo rikomeye cyane, kuko niba abanyarwanda twaba abahutu, abatutsi n'abatutsi tutaramenya iryo somo rya mbere ko bitureba, tugomba kwikokora mbere na mbere, tugahera ku ngufu zacu, hatazagira umuntu utekereza ngo hari undi uzaza kuturengera, ngo uzaba uturutse hanze. Ni nka bya bindi abanyarwanda mu bwenge bwabo bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Icyo ni icya mbere. Ntabwo bitaye ku buzima
bwacu nawe iyo baze kubwitaho ntabwo wamara ubusi banki na IMF na African ntibizimaze imyaka mirongo ingahe mu Rwanda, ari abapfuye muri mbere ya 90, ari abapfuye nyuma ya 90, ari abapfuye muri 94. nta icyo ni ikintu kimwe. Cya kabiri ni uko bagize ipfunwe kubera ko batereranye abanyarwanda muri 94, kandi Kagame na FPR na DMI n'igisirikare cye n'aba bantu nyine bakoresha hirya no hino b'abanyabwenge muri za university hirya no hino, aba bamukorera za lobby hirya no hino zigisha yagatigisimuye, agakoresha iterabwoba iyo hagize ugerageza kuvuga mbese ukuri ko abanyarwanda bamerewe, imyifatire ya FPR na DMI na Kagame bagira batyo bagasaza imigeri nk'ukuntu nyine byagendekeye aho bangu mu Bufaransa Joseph ku bintu by'indege. Urabona ukuntu agira cyagasaza imigeri, akirukana ambasaderi w'Abafaransa, akamenasa Abafaransa, amaherezo bakavuga bati ya dosiye y'indege tuyivuyemo, bakaruca bakarumira. Ubu nta n'umusirikare b'abandi bajyaga banavuga ba Furukari n'abandi bajyaga bavuga nyine ba operasiyo Turquoise. Ubu ngubu bose bararuciye bararumira kubera nyine uko gusaza imigeri kwa Kagame na FPR DMI. So iryo terabwoba hamwe n'ipfunwe amahanga afite ko yateranye abanyarwanda, icyo ni ikintu cya kabiri kindi gituma baruca bakarumira, bakumva bakwiriye noneho kwandikira. Ni nko kuvuga ngo Kagame uzakora ibyo ushaka, abanyarwanda uzabakoresha icyo ushaka, ntituzigera tugira ibyo tukubaza. Icya gatatu ni uko izi za bizinesi zose iyo Kagame agize atya akagura indege muri Airbus igura amadolari miliyoni 150, none se ntabwo iyo kampani iba yungutse? Iyo agize atya akagura indege enye akazigura muri Boeing y'Abanyamerika, iyo ni bizinesi. Iyo agize ibyo bintu byo wumva byose afatanye na za Radisson cyangwa se za Marriott za Serena, ni abantu akorana nabo uko umunyarwanda ameze, yaba afite inda, yaba afite imvunja mu birenge, akaba afite inzoka mu nda, yicwa na malariya, ibyo ntabwo bibareba. Ibyo ubukungu bwa Kagame, igihugu cya Kagame kiri muri Kigali. Abo banyamahanga baza ku kibuga i Kanombe, bakagenda kuri iyo mihanda ikubuye, bakajya kuri ayo mahoteli yabashyiriyeho kugira ngo baze bararemo. U Rwanda hanze y'i Kigali ntarwo bazi, nta n'urwo banakeneye. Nta n'umunyarwanda uzaza kurara muri Radisson, ntawe uzaza kurara muri Serena, ntawe uzaza kurara muri Ntuza Marriott, ntawe uzajya kuri icyo kibuga arimo kubaka cya biliyoni 1 miliyoni zingana zityo. Abanyarwanda benshi hafi 99% ntibaragera no muri iriya airport ya Kanombe, ntibaranayikandagiramo, ntibanayizi. Iyo akabiri ukibaza uti iyo arayishakira iki. Impamvu ya gatatu rero mbona nuko ibyo bintu byose birahomba, ariko ku munyamahanga ugurwaho ibyo bintu. Noneho se Kagoma ko yirwa yicunga muri ayo madege, aho kwibaza ati indege ariko zikorwa ziti. Noneho ngo dufashe n'abana b'Abanyarwanda nubwo tutanabishobora uyu munsi, kuko indege Airbus cyangwa se Boeing buriya bayikora mu bintu biva, iyo urebye ibyuma bikoze Boeing cyangwa Airbus biva hirya no hino ku isi. Nibura yaba twavugaga ngo turimo kwigisha abana b'Abanyarwanda, abakobwa abahungu, ngo bagire ubumenyi n'ubushobozi, ngo bakore nibura n'akuma na kamwe gashobora gukora indege, cyangwa se gashobora kujya muri computer, cyangwa se gashobora kujya muri mbaho urugero. Nababwiye ko iriya hoteli yitwa Serena yabanje kwitwa Intercontinental Hotel. Nicyo kintu cya nyuma nakoreye Kagame yashyizeho iterabwoba nyine, mva no mu biro
njya gukandika kuri iyo ntuza hariya nyene kuri Serena, dufite abakozi b'Abagande, note abanyarwanda b'Abagande hafi 2,000 bari kuri chantier aho ngaho, ariko noneho barangiye gukora biriya byo gushyiraho amatafari n'iki byose. Icya mbere yubakwagwa na Roko ni kampani y'Abasuwisi, urabyumva. Abakozi babo bakuru bahakoraga ni abakozi bava mu mahanga hirya no hino, ariko ni kampani y'Abasuwisi. Noneho bigeze igihe cyo bya bindi urangiza inzu ugomba ugashyiraho amakapeti, ibintu byose twakoresheje muri iriya hoteli byavuye hanze. Ni tapi mu Gifaransa. Yego. Noneho bigakorwa bigakorwa n'abantu bavuye muri Afurika y'Epfo, kuko n'amakampani yakoze ibyo bintu bya design iki byose zari kampani, no kurangiza no kubaka n'iki byose byari amakampani yo muri South Africa. Kuko Kagame yavuze ko ashaka ihoteli mu mpera y'umwaka, nubwo twakoraga nagiye mvana abantu b'abakozi muri za minisiteri nahe byose bamfashaga n'iki byose, tukarara aho ngaho kuri chantier twubakisha, tukabyuka saa 10 za nijoro kugira ngo tuzagere ku byo Kagame yashakaga, ngo kuko yari afite inama na komesa ashaka mbese kuzarimba akirata nyine kuri abo bakuru b'ibihugu bava mu bihugu bifite n'amahoteli arenze ayo ngayo, tuyuhakuya. Noneho bigeze kuri Noheli, abakozi bo muri South Africa bati twebwe tugomba kumvira Noheli mu rugo. Ndabigenza n'Imana yanjye, ngira mbashyireho, nshaka kubashyiraho itero bw'abareka da, bagira batya bafata indege yabo ku cyumweru baragenda. Tavuga se ubu twipfumbate twe kugira ibintu dukora. Nuko nashakishije mu Rwanda, muri Kigali, nako iyo mvuga ngo mu Rwanda, nashakishije muri Kigali abantu bashobora gushyira amatapi mu hoteli 6 Joseph. Nk'abantu hari abantu bitwaga, abantu bamwe bigiye kuvuga ngo bashobora gushyiraho intuza, abantu bitwa bakazora n'iki byose baraza, ndabona ko rupiga ntabwo ari abantu bashobora gushyiraho ihoteli ingana ityo, babishyira wenda mu nzu, ariko hoteli ingana ityo gushyiraho, nshaka abantu bashobora gushyiraho wallpaper, bene bya bipapuro bashyira ku nkuta kugira ngo bise neza bifite amabara. Reka da, ariya mahoteli yose mubona bubaka biriya bintu byose mubona, icyo nari nibagiwe nuko ibyo bintu byose byakorwaga n'icyo gikompanyi ku ruhande rwacu bitwa ngo ni Prime Holdings. Ikintu nacyo kitabaho gusa bashyizeho cyo kurya ayo mafaranga. Prime Holdings ni nk'izo nyine za Crystal Ventures na Horizon Group. Ibintu byose bije bikorwa bigomba nyine no kuza mu gihugu bivuye aho ngaho hirya no hino. N'ariya mahoteli rero mwumva, biriya bintu byose biva hanze. Nta kintu na kimwe wavuga uretse umusenyi, uretse abo bakozi nyine bagomba kwirirwa bikoreye iyo musenyi bagakora ayo matafari, ariko ibindi bintu biba bisabwa cyangwa se abo bashinwa baza bagafata abakozi babo barimo imfungwa bakaza bakabyubaka. Uretse abo ngabo, abanyarwanda bo bandi baha akazi ni abantu bakora ibintu biciriritse, ariko ibindi za standard, ayo makompanyi za Radisson, ya za Marriott, ibyo baba bashaka. Kandi wumve ntabwo ibyo bintu ari ibintu ntabwo ari investment za Marriott cyangwa bya Radisson. Icyo ni ikindi kintu ngira ngo Yozefu yize kugisobanura. Ni amahoteli aba yavuye mu byo, muri ibyo byo twavuze mu mafaranga yose asesagura hirya no hino, nk'ibyo bya Intercontinental yaje kuvamo Serena, yagenda aha nyine izo za Intercontinental, izo brands kugira ngo zijere. Ngira ngo Serena bagomba no kuba barayibagurishije
ku giciro gitoya cyane kirenze kiri hasi ya za miliyoni, nasize ari miliyoni 40 n'izindi. Twagiye dusahura muri za ibyitwa banki populaire, dusahura muri za caisse sociale, tugategeka ntuza za banki centrale ngo agafaranga kose karimo bakazane, tugabwira za BCDI nazo bahombeje ya Alfred Kalisa, ariko nayo yitwa ngo Crystal Ventures cyangwa se Tristar Investments. Nizo ni imwe mu bantu bari bagize iyo banki, nayo ngo yitwa ngo ni banki ya cyama. Ibyo bintu byose byahombye, bagira batyo bakabyubaka, barangiza bakabiha Intercontinental, bakabiha Serena, bakabiha Radisson, bakabiha izo ngizo za Marriott. Kandi mu by'ukuri izo za Marriott nta n'isumuni bashyize mu bintu nk'ibyo ngibyo. So icyo muri make kwari ugusubiza icyo kibazo nyine kuko harimo ababyungukiramo, abanyamahanga hamwe n'ako gatsiko babyungukiramo. Niyo byaba bihomba, iyo byahombye barongera bakagenda bakajya kuvana mu isanduku y'igihugu. Harimo ikimwaro ko badutereranye, bagenda baduterana cyane muri iki gihe, ariko FPR na DMI bagakoresha iterabwoba kugira ngo abantu bakomeze bikomanga bavuga ngo barahimutse, ariko hari nuko umunyarwanda apfuye cyangwa akennye ntabwo rwose bibareba. Nibyo navuga 6B. Urakoze cyane. Twakoze rero kuvuga ko iki kiganiro mu byiciro bitatu kubera ko igihe cyagiye, kandi by'ukuri hari byinshi cyane twagomba kuganiraho, tuzaganiraho nyine utaha, ariko Ngarambe agire icyo avuga kuri ibi ngibi, yenda anavuye ku ncamake ziriya nzovu za Nyamweru za elephant blanc mu Gifaransa niko bazita, cyangwa se white elephant. Yagira icyo tuvugana ku musozo w'ikiganiro, tukazakomeza nyine kuwa gatandatu gitaha. Urakoze cyane muvandimwe 6B, arakoze cyane umuvandimwe Dr. Theogene Rudasingwa. Urambwiye ngo ni iki cyo mvugaho gikeya, mu by'ukuri ni ibiki se ahubwo atavuze? Bindi biriya za nzovu za Nyamweru, elephant blanc cyangwa white elephant, wenda ndabivugaho gakeya, ariko nateganya ko wenda twazabitindaho mu gice cya kabiri cyangwa cya gatatu. Uroye aho nyine ikiganiro cyatujyanye, kuko burya n'injyana y'ikiganiro igira aho ijyana abantu. Nateze amatwi cyane umuvandimwe wacu Dr. Theogene Rudasingwa. Nagira ngo dukomeze cyane cyane tuguma kuri ino baruwa, wenda tutajya mu kwisanzura, wenda ngo tugere muri ibyo bya magambo yanakoresheje. Hari n'amagambo yakoresheje, uretse wenda naza kwibuka ijambo yakoresheje rijya kuvuga nyine imishinga y'ikuzo. White elephant ni imishinga y'ikuzo. Hari ukuntu yabivuze mu Cyongereza, wenda arabyibuka asubiremo, biri mu ibaruwa ye nabisomye. Ibaruwa rero ndagira ngo ushimire rwose Dr. Theogene Rudasingwa, uri perezida wacu, wanditse. Ubundi hari ibintu byinshi ujya wandika uvuze uteka mbyandike wenda ku giti cyanjye, hatagira ubyitira ishyaka, ukajya gutyo ukakora ikintu gihambaye tukagishima twese. Ibyo ari byose wanabyandika mu izina ryawe, biragoye kuba abantu batabibonamo Ishakwe, Rwanda Freedom Movement, ndetse na association yacu Rwanda Truth Commission. Ibi bintu rero ukoze, hari ibintu bita mu Kinyarwanda, mu Gifaransa nako autopsy. Ukoze autopsy ya FPR DMI, kandi urayizi, wayibereye n'umunyamabanga mukuru wayo wa mbere mbere yo kujya kuba ambasaderi wa mbere ahantu hakaze cyane hariya aho ngaho Washington, aho unatuye. Ukoze rero autopsy 6B, wenda rero ni Ikinyarwanda cyayo. Iyo bakora autopsy ni nk'igihe bareba, hari igihe bareba cyane cyane nk'umuntu witabye Imana, bavuga bati tugiye kureba, bakareba, bakabaga umubiri, bagakora n'utundi tuntu twinshi n'ibindi bizame, noneho bindi bigenzura, bakareba
icyamwishe icyakoze iki, autopsy ndumva no mu cyongereza bijya kwitwa gutyo. Wakoze rero autopsy FPRDMI. Autopsy ni ijambo rikomoka mu kiganga, uri n'umuganga hagati aho ngaho, ariko n'abajournaliste n'abanyamakuru barayitwaza, ndetse n'abandi bose n'abo mu by'ubukungu. Iryo jambo autopsy risobanura analyse, isesengura, rijya kumera mbese nk'uko basesengura umubiri bakamenya icyateye ikintu iki n'iki. Muri ibyo rero wanabisobanuye, wavuze ati ngiye kwandikira ba nyirabayazana bagiye baba nk'abafatanyacyaha n'ingoma z'igitugu. Aha navuga ya Habyarimana wayikomojeho, wabivuze, aho u Rwanda rwitwaga Ubusuwisi bwa Afurika, ko u Rwanda ari intangarugero ku bwa Habyarimana. Ko naganiraga nabo bazungu n'abandi bose nyine babahagarariye ibyo byose, nari mu rwego ruganira nabo, nkababwira nti turapfuye turashize. Mu myaka ya za mu mpera za 80, tuvuye 89, no mu na 90 gitangira cyane cyane, naganiraga nabo bazungu nti turashize. Mu Rwanda nk'ekonomi nta kigenda, ni abanyarwanda nta bamerewe nabi, igihugu ntawe kigana. Ariko nkoresha ibipimo by'ubukungu. Naganiraga n'Abasuwise, naganiraga n'Abanyamerika n'Abafaransa, bose ntawanyumvaga. Babahagarariye izo nzego zose wandikiye Fonds monétaire international, Banque mondiale n'iya Banque nyafurika itsura amajyambere, batereka bati u Rwanda rumeze neza, bati ifaranga ryanyu ni nk'idolari, bati ibintu rwose ntiwageranya na Kongo. Buri gihe batugeranya na Kongo, bati kaya kajagari ka Kongo, reba Izayire, urafata idolari rimwe n'amamiliyoni sinibuka uko yanganaga, bakavuga dore ifaranga rya Kongo ry'ahari ahantu hari akajagari. Kandi bakibagirwa yuko aho hantu hari akajagari igihugu gikize cyane, bakenesheje cyane, kandi ko abo bose uhereye kuri Amerika batonesheje umuntu witwa Mobutu, bakamufasha kuvoma igihugu no kucyoreka. N'icyacu rero icyo gihe karagahu gatoya gakoresha ubusa, ariko yego ugereranyije na Kongo, koko u Rwanda rwari rwifashe wenda ku muco w'Abanyarwanda no ku muco w'abategetsi b'Abanyarwanda, bivanze yego n'igitugu, ariko harimo ikintu mu by'ukuri cyo kwirinda akajagari. Bityo u Rwanda koko rwari rwifashe, rwitwa Ubusuwisi bwo muri Afurika. U Rwanda hari n'isahura. Dr. Theogene Rudasingwa ukunze kuduha ibintu byiza cyane, twese tukiga. Ubu nicaye ndiga byinshi, ariko reka nanjye nkwigishe ibyo ku ngoma ya Habyarimana. Twitwaga Ubusuwisi bwa Afurika, wabivuze, wari unarabizi, kuko byarabaryaga ahantu namwe mugenda muvuga muti nta mpunzi zitaweho, turi Abanyarwanda, n'ab'imbere ntibamere, namwe mwagendaga mubivuga. None mwakumva bise u Rwanda Ubusuwisi bwo muri Afurika, nyine ko ari cyo gihugu cy'intangarugero, mukavuga mutaba abantu bazumva ryari. Mwaranarangije rero muri 1995, niba nibuka neza, umubirigi w'umwekonomiste wari n'umusenateri witwa Pierre Garand yayoboye mission afatanyije ari kumwe n'umunyakanada nawe w'umwekonomiste, umuprofeseri witwa Michel Chossudovsky. Ibyo wavuze wakoze umaze kuba ambasaderi nyuma ya 1996. Mu by'ukuri iyo mission yabaye muri 1995 niba nibuka neza. Icyo gihe wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka FP, yari itaraba DMI, yari ikiri FP. Mu by'ukuri harimo abantu nkawe, nk'abari uriya nyakwigendera wakoranaga na Bizimungu Pasiteri, izina rye ntabwo rero Mazimpaka, Patrick Mazimpaka, n'abandi yego. Bajya bavuga FPR, twebwe tubona FPR ebyiri, tubona FPR nyayo y'umwimerere ya ba Rwigema n'abandi, FPR Inkotanyi yari ifite koko inzozi nziza, yari ifite inzozi nziza, impunzi z'Abanyarwanda n'Abanyarwanda bari imbere mu gihugu, na FPR DMI yaje nyuma y'uko ibintu byose bizambye, wagiye ubisobanura, twagiye natwe tubisesengura, aho nyine Kagame yaje agashyiramo ubukagame bwe nyine, ikaba FPR DMI. Noneho mwese mwakuriye FPR mukagenda mwigizwayo, wavuze ibyo wayikoreye ni byinshi cyane, nzi ko wakoze byinshi cyane birenzeho. Noneho hakabaho kugenda bigizayo umwe
ibyo ni amateka ariko bigijeyo n'abo ngabo Bizimungu pasiteri. Aha rero muri iyi misiyo ya Pierre Garan ya senateri Pierre Garan w'umwekonomiste na professeur Michel Chossudovsky we w'umunyakanada, bibirangire cyane. Ndumva wenda aho uzabonera umwanya wenda twazabiganiraho, kuko wari umunyamabanga mukuru muri iriya gihe bakoze raporo yaravuga the use of Rwanda's external debt 94 kuva ni none ukuvuga uko umwenda w'u Rwanda u Rwanda rubereyemo amahanga wakoreshejwe hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kugeza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Niyo raporo bakoze, raporo ikaze cyane. Patronage wari ubakuriye icyo gihe birumvikana mu rwego rwa protocole yari perezida Pasiteri Bizimungu, ariko rero si ukumushirira isoni. Ni nako twanabibonaga bamwe bamwitaga amagambo mabi cyane yahutu do service, ibyo twita muri kino gihe umuteruzi w'ibindi. Yego umuntu atamushiriye isoni, yari umuntu koko ufite ukwemera, wakoze n'ibintu byinshi cyane, yabikorana cyane cyane na Patrick Mazimpaka, bose baza no kwigizwayo, bigizwayo na nyine na FPR DMI, kimwe nawe nuko wakoreye FPR nyayo yari ifite inzozi nziza n'imishinga myiza ku Rwanda no ku Banyarwanda, none mukagenda mwigizwayo. Simba veba ntabwo mveba ntihagire unyumva nabi, ntabwo mveba na Pasiteri Bizimungu. Ariko nk'uko wagiye ubivuga mu bintu ukunda byo kuvugisha ukuri, waravuze uti abo bahutu ari abo ba Pasiteri Bizimungu ari ba Kanyandwe n'abandi, mu by'ukuri nabo hari ibyo batamenyaga. Twebwe abatutsi tukajya ku mpande tukabivuga, kuko harimo ibintu bibiri wagiye ubivuga mu vugisha ukuri cyane. Naragushimiye nyine niyo reality. Yes. Ni nk'uko none se ubu Prime Minister w'u Rwanda n'abariya bakuriye ntuza inteko n'abakuriye ubucamanza, ubu wavuga ngo izi za investments zo Kagame yakoze muri ibi byose ngo arabanza akajya kubagisha inama, cyangwa se ngo abaha raporo? Ababwira ibyo bajya kuvuga banabivuga uko adashaka akabagona, ntibamenye bivuye. Kuko ndibuka naganiraga na muri perezida, simvuze amazina yabo ngo batagira ibibazo, barambwiraga bari bakunzwe icyo gihe mu gihe, kuko bari bikomye MDR yabo ugomba gusenya iyo MDR yaba Sixbert n'abandi, niyo bashaka gusenya ampiorite kubera nyine amateka bari bayirwaye, bavuye muri ko kigero cyo gusenya MDR nyine perezida babaye nk'abayitonesha gatoya, nyine nk'abaruvuga ko yari nziza bayibikiye. Nari mu nzego nari umuntu w'umuperezida wo hejuru, nubwo ntakunda kubigerekana cyane, ariko naganiraga ibintu byose bakambwira bati Kagame rwose ni twebwe. Bari bafite n'abakozi b'abahanga hagati aho ngaho, ati ni twebwe yumva, ndetse rwose turamwumva natwe batareba neza aho baganisha, kuko nabo yaje kubahindukiza nyine. Perezida irabohorwa isigara igikanka, buya nta shyaka rikirimo, nyine ni ikintu cya na karima, nabo ni abateruzi b'ibindi gusa bayuzuye bo. Abenshi batarafunzwe bataragize gute bamerewe nabi, nyine perezida ntikibaho. Ibyo byose rero muri icyo gihe niko FPR yakoraga, yari yarabaye FPR DMI. Namwe mugeze aho ngaho murumirwa mukizwa n'amaguru. Uraza rero nyuma yaho ngo ndiho rwose ndacya nojya ku mpande kugira ngo abantu bumve demarche ukora yo gushaka ko kuri kujya hagaragara, bityo bikazomura Abanyarwanda, ibyo ukunze kwita healing. Jewe rero wanshyize ahashashe, kuko ibi bintu byari inzozi zanjye zo kwibutsa ibino bigo Fonds Monetaire International, ariyo IMF mu cyongereza, cyangwa ikigega cy'isi, banki y'isi ariyo bita Banki Mondiale cyangwa World Bank, cyangwa Banki Africaine de Développement, ariya banki nyafurika itsura amajyambere. Abo bose ukaba zari inzozi zanjye, urabizi, najyaga mpora mbivuga ntituzakora iki kugira ngo aya mabanki, nubwo atumva, nubwo akora ibyazi, nubwo mu by'ukuri ari abantu nyine birengagiza ukuri kandi bakuruzi, niki twakora kugira ngo yafatireho indererwamo barebe uko basa, kandi
tubibutse yuko ibyo bacyuriwe muri uriya mwaka wa 1995 na nyuma yaho nyine umaze kugera Washington nka ambasaderi ibyo wakoze niki twakora kugira ngo tubibutse tuvuge yuko tutejo abanyarwanda bamerewe nabi ntimuzavuge ko mutari mubizi tunabibwire n'abandi banyarwanda kuko ndagushimira rwose ko bibwiye abandi banyarwanda ukoziye autopsy y'ikibazo cya FPRDMI n'imyifatire y'aya mabanki mpuzamahanga ahagarariye mu by'ukuri mu rwego rw'ubukungu icyo bita umuryango mpuzamahanga wirebeye hirya ndetse ukaba warafashije nk'uko iyo raporo ivuga ukaba warafashije ingoma ya Habyarimana kugeza igihe abanyarwanda nayo yari ifite ubujura Theogene ntabwo wavuze uti utereka nyine urura twigisha wagiye unatwigisha twebwe nkatwe twabanye nawe muri RNC washinze n'ibindi byose bigiye na za Rwanda briefing zayitangiye yari kontra y'ukuri Rwanda briefing yari kontra y'ukuri ku Rwanda worayikomeje abandi mwayandikanye Gahima aracecetse mukuru wawe nyakwigendera Patrick Karegeya ntakiriho Kayumba we yaranabiguhoye ndabizi neza yaranabiguhoye kuko uko kuri ntiyagushakaga mu by'ukuri yazaga nyine we ni FPRDMI yuzuye n'amagingo aya ngaya ibyo yarabiguhoye ibyo ndiho ndamena amabanga ariko nanjye mvugira hejuru Rwanda briefing rero mu by'ukuri ukomeje kontra yayo uvuga ibintu uko byagenze utanikanga ngo nimvuga yuko ari mu by'ukuri wacuze iyo migambi yo gukora igishyano cyitwa kuburyo yitaga igishyano muri ibyo bintu nakoraga cyane muri iyo myaka ya 2004 2005 nk'uko Sixbert yabivuze nabyita ko ari igishyano nayo yitaga imiheno y'amasiha n'amafuko ibyo bintu ibyo byose bya Tristan ibyo wakoze nuko nabyitaga icyo gihe nduhungera akantu ka Olivier nduhungera akantu ka umuntu wundi dufitanye amasano y'ubucuti akomeye nari nyifitanye na se muri PSD no mu buzima bwacu bwize akanuka ko bari bamaze kumugura akanuka cyane mu byo atumva ubwo naga mbirebera inyuma ariko mbona aho biganisha nyine mvuga nti ni agatsiko k'amabandi kariho karafata umutungo wose w'igihugu kakawushyira muri pariti imwe ukumbi mu by'ukuri kuko izindi zitariho ariko byageze aho nk'uko nyine wabibonye nawe ugahita wirukanka byageze biba no mu maboko y'umuntu umwe ibyo bintu rero ntabwo uvuga ngo nimvuga yuko ngo nakoze ibi n'ibi ngo abantu bari buvuge yuko ngo mbifitemo uruhare ngo nanjye ndi wo kubambwa ntabwo ibyo bintu bitinya ndabizi ko kuri kugaragara muri Rwanda briefing nyine waguhagazeho uragukomeje ibyo abantu bose bavuga ntabwo ujye ubyitaho ndabizi iki kintu cy'ukuri ni nayo kontra yashinze RNC twarayishinganye ku itariki ya 12 z'ukwa 12 umwaka wa 2010 byari biturutse kuri Rwanda briefing kandi rero ntiwabivuga wenda ariko ye kajye mbivuge muri abo bane bayisinye ni wowe architect wayo ariko wowe wakomeje ibyayo ukaba n'ubu ngubu ubivuga ukaba muri no baruwa yawe ari byo bisabisa ari ikintu gifite akamaro cyane kigomba gukoreshwa Sixbert muvandimwe wacu Sixbert yavuze ati natangiye kumva za eko z'abantu babikunze cyane ati uzabireshye mu gifaransa nanjye izo eko nazigize z'abantu byageze ku bantu byasohotse uyu munsi ariko byageze ku bantu abo bantu bigezeho bati icyongereza cyacu kiracumbagira benshi n'aba francophone bityo umuntu yazabishyira mu gifaransa nyine Sixbert yabyiyemeje ariko burya dukorera abanyarwanda n'abatumva icyo gifaransa n'icyo cyongereza ibaruwa irakomeye cyane rwose irakomeye cyane yari ikwiye no kujya mu kinyarwanda abantu rero ntekereza ko bategereje rwose ndagira ngo rero twarengeje amasaha n'isaha imwe n'iminota 44 tumaze muri kino kiganiro ni nyinshi kandi tuzabikora mu byiciro bitatu ndagira ngo wenda n'ibyo bintu izo nzovu za Nyamweru za Elefant Blanc ni ukuvuga nyine ino mishinga Kagame afatanyije n'abo banyamahanga ndetse n'ibyo bigo mpuzamahanga bihagarariye umuryango mpuzamahanga mu rwego rw'ubukungu ibyo bikorwa bishashagirana ariko bihenze bishyira u Rwanda mu mwenda ukomeye cyane umwenda utafite icyo umariye abanyarwanda ahubwo bazasigara bishyura mu gihe abanyarwanda bakennye barwaye amavunja nk'uko nabibwiye ibyo bigo uwo mwenda rero ni umwenda ukomeye cyane ibyo wakoze iyo Paramarichal nari kugusaba kuyisobanura wenda ndumva wanayisobanura wavuze uti
icyo gihe wabwiye abo bantu muri banki y'isi uri ambasaderi icyo gihe uti u Rwanda rukwiye plan Marshall nifuza ko ahubwo wasobanuye plan Marshall icyo ari cyo ukayibwira abanyarwanda inshuti zaradisha ko ziro zitwumva nge nkaba ndekeye aha ngaha iyo mishinga ishashagirana twita elefambra cyangwa white elephant cyangwa inzovu nyamweru nagiye mbisobanura nzabigarukeho nibyo nanakoraga muri iyo myaka ya 2004 2005 kugeza dutanda nabikora kuri Radio Itahuka twashinze kugeza muri 2016 dutandukanye nyine tuvuye muri RNC kuko yari itati igihango cyo kuvugisha ukuri byari bikuye muri Rwanda briefing abanyarwanda bose bari bakunze babitatiye noneho wanga gukomeza kuba nkuko uba nkuko wabikoze kuri Kagame ubwira Kayumba uti tubyaranye abo ngabo nabyo twagiye tubigarukaho bityo nagira ngo nzabigarukeho mu kiganiro gita cyangwa ikizakurikiraho ariko nkureke ube wasobanura iyo plan Marshall wasabiraga u Rwanda rwo nyuma y'igihumbi 1994 nyine ingoma ya MRNDCD imaze koreka u Rwanda ndetse harimo n'urwo ruhare rw'abo banyamahanga uravuga uti dore ibyo mwakoze kandi mwarabwiye kuko mwarabivugaga muri FPR natwe turi kiri imbere nk'abantu bo muri opposition bashakaga impinduka ayo mahanga ntatwumve n'ubu rero nicyo mu by'ukuri wabwiye uti dore nyuma y'imyaka 26 dore neza birasa nk'uko abanyarwanda barakenye amafaranga yose mwatanze atagira ingano rwose kuko u Rwanda amafaranga rwabonye muri ino myaka 26 ni amafaranga rwose menshi u Rwanda rwa mbere ya 1994 rutigeze rubona niyo ugafata Repubulika ya Kayibanda ukayiteranya n'iya Habyarimana zari ziyobowe n'abo baperezida bombi ukabiteranya simpamya ko ari zabonye amafaranga y'imfashanyamahanga agera ku 10 byibuze cyayo iriya ngoma ya FPR dema yabaye wasubira ijambo rero na 6 beraga ndabimusabye tukarangira kino kiganiro kugira ngo tuzabashe kugikomeza utamurakoze urakoze Joseph Ngarambe urakoze kuri iryo sesengura ndabona igihe cyatugendanye kuko reka tugane ku musozo duteteje n'urudakifashije ndetse anasoze kino kiganiro twasezeranije abatwumva ko tuzakomeza nyine ku iki kiganiro reka yego no ntacyo rwose icyo kintu cyo Joseph yaransabye nakore ijambo Marshall Plan ni imfashanyo Amerika yageneye biriya bihugu byo mu Burayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ni ukuvuga ngo nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ibihugu by'Uburayi byari byasenyutse pepe ari Ubudage bwashoje iyo ntambara ari ibyo bihugu byarwanye ngo Ubufaransa Abongereza biriya bihugu byose biri aho ngaho ari n'Ubutaliyani nabwo na ba Mussolini nabo bari bagiye muri ibyo bintu byo gufatanya na Hitler byari byasenyutse urumva rero umugabo umusirikare mukuru n'ahangaha wahawe n'icyubahiro cyane yaje ndetse no kuba ushinzwe ububanyi n'amahanga ariko cyane iyo wari umukuru w'igisirikare cy'inahangaha mu ntambara ya kabiri y'isi General Marshall aza no kuba nyine umuntu ushinzwe ububanyi n'amahanga ni amafaranga menshi rero ay'icyo gihe banza icyo gihe sinibuka neza ariko iyo yashyize mu y'ubu ngubu banza agera kuri biliyoni ngira ngo nka za biliyoni nka za 200 mbese yo kubaka Uburayi kuko Uburayi bwari miliyari z'amadolari 200 miliyoni miliyari urumva rero nasa nk'ubabwira nanjye nakoreshaga nyine ako kantu iyo gatigisimurega ya FPR Joseph na 6 murabizi ko nayivuze cyane bukira bugacya kandi ari jewe ari Patrick nyakwigendera Patrick Mazimpaka nyakwigendera Jacques Bihozagara
ni twebwe nyine twari dushinzwe ububanyi n'amahanga bwa FPR, ariko giye kuko nari umusirikare kandi negereye Kagame, urumva cyane cyane niyo twajyaga ahantu, niyo habaga hari abo ba Patrick, ndibuka rimwe uriya Gerard Prunier wanditse n'igitabo, wanditse ibintu byinshi ku Rwanda, twigeze guhura nyuma muri iyi minsi, muri imyaka yashize, ariko yari nabyanditse, nagiyanye na Jacques Bihozagara cya gihe mbere ya operasiyo Turquoise, twadutse aho ngaho i Paris, iminsi yari yahindutse, kuko uzi ukuntu ubundi twahoraga duhanganye n'Ubufaransa mu bihe by'abitwaga ba Paul Dijoux bari bashinzwe Afurika n'abandi n'abandi. Noneho aho twari turi duhura na RGP, mbere y'uko baza nabo bagakoresha nyine ya mayeri yabo muri Loni, bagasanga mbese abitwa ba Madeleine Albright n'Abanyamerika mbese nta ibyo u Rwanda batabyitayeho, basa nkaho batwumvikaniye yuko bareka Abafaransa bagakora iyo operation, ngo muri chapitre ya 7 ya yindi mbese abantu baza, ingabo ziza zifite ibikoresho bihagije, zikaza mbese ziteguye kurwana biramutse bibaye ngombwa. Ubwo natwe twari twagiye Paris, ariko tugerayo ukuntu twajyaga tubundabunda, na Kagame nawe bigeze kumufungira i Paris, yakoraga byibutsa Abafaransa, baza kutwakira ku kibuga, nuko turagenda tujya kureba RGP. Uwo Gerard Prunier banza yari umwe mu bantu bari muri izo nama, mbese ndimo kubwira RGP yuko badakwiriye gushyiraho iyo operation. Turangije inama, aduherekeje turi ku muryango, nibwo yanatubwiye ngo Loni yarangije kwemeza yuko iyo operation Turquoise igomba kubaho, nuko baza kutubwira ngo tujye guhura n'abasirikare babo, harimo wari ukuriye abo basirikare ntuza General Romercier, niba nibuka neza, ubwo mba ngerageza kwibuka. Noneho rero ubwo Gerard Prunier yaranyibutsaga ngo twabaga turi mu nama, nubwo twese twabaga tuvuga, ngo ariko ngo nafunguraga akanwa, ngo bose mbese bagombaga gufata notes, kuko bari bazi ngo ni jyewe mbese ugomba kuba uvugira Kagame, ugomba kuba uzi ibya FPR kurusha n'abandi bose. Ubwo kari ka anecdote nagira ngo ntangirireho, kuvuga yuko ibyo bintu nyine bya FPR ni kwa kundi nyine njya nibuka iyo nsubije amaso inyuma ngo inzira ntibwira umugenzi. wari n'umwangorofone Bihozagara ari umufrancofone hagati aho avuga igifaransa kandi batuye umugande niwe wo kumva, ngumanika gati uretse ko ndashidikanya ko ari umuntu ibyo ari byose ufite uzi guteta amadosiye ukanayakora neza hagati aho ngaho, wari ufite na capacité zikomeye, nabyo nta wabyirengagiza ko ngumanika gati wicaye, wajya kukamanura ukabanza ugahaguruka. So urumva nkaho ibyo bintu byose biraganisha he mu gusoza iki kiganiro, kuko tuzakomezamo, ariko nagira ngo mvuge nyine icyo kintu cya Marshall Plan yari y'Abanyamerika gufasha Uburayi bwarakomeretse, bwarasenyutse. Ubwo rero nanjye nakoreshaga, ariko sinagatigisimu rire, ndabyita gatigisimu, ariko iyo wishyize umuntu wabaye mu Rwanda muri 1994 akabona amakuba yagwiriye u Rwanda muri 1994 n'imyifatire y'abanyamahanga, ureba ukuntu abanyarwanda bakomeretse muri 1994, uko bapfuye muri 1994, unavugana n'abanyandibuka nsa n'ahanganza guhura na Clinton ngiye gutwara za mpapuro bita letter de clearance, ngira ngo niko muzita, cyangwa mu Cyongereza credential cyangwa credential letters, numvaga rwiriye mu by'ukuri mfite umujinya no mu kwandikira iyo ntuzu urwo rwandiko. Ntabwo nabanje no kurusabira clearance by the way kwa Kagame cyangwa se kwa Anastase Gasana wari unkuriye. Iyo numvise niko nari imeze no mu gihe cya FPR, iyo numva nkorera umuryango nkuko nayikoreraga
ari wo mpumeka ari byo nkora n'iki, nzi ibyatera ibibazo kuri organization, ariko nzi n'ibyishobora kungukira organization. Ntabwo nabanje gusaba Kagame ngo nandike, ariko nararwanditse ngohereza i Kigali, ariko nari narwanditse byaranye, kuko nabwiraga bank ngo reba uko mwavugaga u Rwanda mbere ya 1990 n'amakuba yabaye muri 1994, ese intambara, ese jenoside, ubwo mwebwe kubera ibyo mwakoze n'ibyo mutakoze ntabwo umuntu yavuga ko mwabigizemo uruhare. N'ubu ngubu nibyo mu by'ukuri umuntu arimo abaza World Bank na IMF na African Development Bank, mu byo mukora n'ibyo mudakora. Watanze n'amakopi, watanze n'amakopi. Kandi ibi ngibi ubu dushinze ibendera, ntabwo World Bank na IMF na African Development Bank no mu myaka igihumbi abazaza bazamenya uko birimo bihemukira abanyarwanda mu mwaka wa 2020. Nicyo ngicyo narangirizaho 6B. Murakoze cyane rero Bwana Joseph Ngarambe muri iki kiganiro isurura rya OneWeb n'ukuntu Kagame akomeje guhombya igihugu. Nyine twaganiriye ku byerekeranye n'ibaruwa Dr. Theogene Rudasingwa yoherereje abayobozi bakuru ba banki na kiriya kigo cya IMF, ni ukuvuga ikigo mpuzamahanga, ndetse n'ubuyobozi bwa banki itsura amajyambere muri Afurika. Iyo baruwa rero twayiganiriyeho, ibindi twateganije muri iki kiganiro tuzabikomeza mu bindi biganiro biri imbere, ariko twanavuze n'ibyerekeranye n'uriya mugabo Greg Wyler washinze iyi sosiyete yahombye OneWeb n'uruhare yagize kugira nyuma akaza kuyigurisha leta, ahubwo leta ikaba ari imwishyura. Nabyo twabivuzeho. Ibindi rero tuzabikomeza mu biganiro biri imbere. Ndongera gushimira abaduteze amatwi, bararikira ibiganiro byacu bitaha. Bari kumwe na Cyprien Musangufura na Dr. Theogene Rudasingwa na Joseph ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement.